warabyimbye ndabona amatuza warazanye we. Umva boss kamubwiza ukuri. Uramvira mu nzu si cyangwa urampereza ibyo by'ukuri ntabyo nshaka. Ntibakwita muhire harya. Ariko wowe warahiye she wowe warahiye. Neza. Warahiye wayiraye. Kanywere mbabari ijya none. Ku mugoroba aza kukwishakira. Umva bro, njye kintu mba nguhamagariye nta kindi gitumye kwirukansa imisozi yose ni ukugira njyewe biriya byondo byanjye bitange kari akadage ngakuramo gamaze iminsi kansuzugura mani. Byo rwose ndabizi boss ni ukuri ibyo ni ibintu byanjye ahubwo ngira vuba tubikurikirane hakiri kare kuko ndara n'amasaha agiye kugenda. Sema ubwo urabona imodoka nzajya nyicisha ariko none se ubwo nyine mvugana boss nanjye n'ubu wa mugabo we urukundo yatari kabureba. Sawa ubwo nurangiza urambwira nicari hangaha ngiye kota n'akazuba ari imbere. Nta kibazo rwose. Sawa. Karitse yose aha hose ubona wahumuje utetse ibiti ariko nyumvira wowe uteye uturuka he wowe uteye uturuka he uri umushyitsi naretse tukabanza kanarya neza guhisha oya kurya bwo uzabirya n'ikindi gihe ndimo ndihuta. Okay nta kibazo. Nta kibazo mwirirwe. Sawa boss yambwiye ngo nimvuge yuko ngo aryamye. nakubwiye nimvuge yuko yaryamye. umva kubwire yakubwiye ngo ntuvuga sendebera ngubu igena yari yamuhamagara ngo yigeze nsaba komisiyoneri y'abakize mbona mushaka akamubura ndebera ko igitelefone cye ziri gucamo ariko ntabwo ari kumfata yoyo hasi mani woba wigize ibiki wowe wigize idolari ngo uri komisiyoneri yeah ubu se ubu ni ngwimikiraka ejo ngo nakwimikiraka nsanga ahandi kuri bya byondo vuba nkwereka akazi vuba hari umukabo ushaka kunuriza nanamunweje kabisa warayi wihute si byose turaba tuvuga noneho kakagabo karananyica ahubwo sinzi ariko buriya kubona wanayikoroka kanambura kakagabo pe sinzi kabisa rwose ukuntu ndi bukabwira iminota 5 irashize ahubwo se bimeze biti narinje kabisa bera nkaho ugenda gutegereje narinje ariko boss narinje kabisa ntarebe tugende kubyo twari tugiye kujyamo ariko wowe wakagabo narinje kabisa. umva bro njye kintu mba nguhamagariye nta kindi gitumye kwirukansa imisozi yose ni ukugira njyewe biriya byondo byanjye bitange kari akadage ngakuramo gamaze iminsi kansuzugura mani. Byo rwose ndabizi boss ni ukuri ibyo ni ibintu byanjye ahubwo ngira vuba tubikurikirane hakiri kare kuko ndara n'amasaha agiye kugenda. hasi mani upfa kuba ufite gahunda ufite umukiriya se umukiriya ndamufite cyane rwose singa bya ya madage nsigaye mbona reka umukiriya ndamufite nta nugaro tugende nkagwingiza Ndakwereka kunda kagira uretse ubundi byo wantindije nari nzi ko ubundi giye karaba kavuyemo nipfa guhita ubikora genda ndamwereka bye nakubwiye ati dore inzu ni danje upfa guhita ushaka uwo muntu ugiye guhita ushaka uwo muntu no kakapanga imana ngo kagiye mu cyaro kambwira ngo iby'ibyaro kwenda kwa nyina dore ino nzu ugomba kumeze neza dore cyose irayifitira saka reba hose ugomba kushakira umupangayi wa danje uri kura kunote amasundi y'umupangayi ikintu ugiye kumurira muraho ibi bintu umupangayi nari mubwa namuza cyane ejo umupangayi ndamufite n'uwo kuri phone nakora ngo umva bro man jya ubiniga ibi bintu nawe yaza akabyikurira ese ni ibya danje ntarebe mfite ukunda bikora uwo mupangayi uramufite ndamufite cyane rwose sawa komeza ndizo uwo muntu ari muri Amerika muhamagara itagera hano tubivugane kanze muhamagare noneho ahita naza kuko twahegeranye dutembera none se kare kose ubundi kutaza umukanda utwaye no kumukanda ubundi bari no kumusirika hano ikisi kizirika erega bose nawe Kose mama. Leo yaha Amamagara uramubwira n'umbona. akazi Yes kabisa. Kuno yiri wunzende dinutse. Hawe nagize rwose wagiye hera nyine dore nibi kabisa pe. Nze nibi Sema. Ubwo urabona imodoka nzajya nyicisha ariko none se ubwo nyine mvugana boss nanjye n'ubu wa mugabo we urukundo yatari kabureba mba boss mbagiye iyi nzu yawe urabona no mu manegeka mbwira nangaye ukwezi wishyuza ngaye tutarebeye ku by'amanegeka kiva mu bintu bya babandi bivugisha utugamba inzura urishura amezi yawe aya angahe 3 wishyura ibihumbi bi 3 ukwezi kanywere sibyo gabanyiza ku mafaranga kandi n'amezi 3 nayo ni menshi boss ase wa mugabo we
umukiriya nzajya nkwishyurira kugiye ifite amazi ifite ibiki ntabwo uzarujya kuvoma ibintu byose urabifite nayo ibihumbi 300 bitari ibyo komisiyoneri agutambikane reka twaciye ku mazu menshi nanagenda ayo mazi se muyanyuraho niko nakunze ahangaha akayaga ka reka twumvikane kubera kuri n'umuntu wanjye ndi kubona ari nta n'ikibazo cyawe nka babandi inzu urambereza ibihumbi 150 ku kwezi hari icyo mbise byose turamo kabiri kubera ko nsanze ndebye bavuga ati wowe ni mugoroba waza ujya unamba agacupa ndavuga ati inzu ni ibihumbi 550 ubwo amezi 2 nakwishyura ko amezi 2 na amezi 3 amezi 3 ugomba kunyishyura amezi 3 kandi ukwezi ibihumbi 300 by'amezi 2 sanari ubwo kundi tuzagira uko tubigenza ariko umenye ko ari amezi 2 gusa ngo usireme iminyaga turakugenda bizaterwa nuko turi kubana njye nzajya nkwishyura kugiye amafaranga ndayafite sibyo jomba nizere ko uri umuntu w'umuntu ahubwo ima agafunguzo komisiyone yagohereza urufunguzo yawe uzabirinde kandi se mwana iyi nzu wayirebye neza nta miditi irimo amafaranga ndaza kuyagura ukora ndi smart n'ibintu byanjye bigomba kuba iki smart mbere yo kwinjiramo no kuzana ibintu byanjye naguha amafaranga ku mugoroba bari ikibazo uvuye kuyakura kuri banki kuyarotira nta kibazo ibintu ukabikora byari nimugoroba wigira ikibazo araba mfite amafaranga nta kibazo ahubwo aho ngaho turawuhuje rwose komisiyoneri mufite uko mwabivuganye komisiyoneri we birabindekera urana wanje urana namugabiye umwana ntari hashize iminsi 3 ukumva nicaye kuri wambonye umunyira amazu yanyira inzu ahageze ubu twakiranuka hajya witsimba mu gikari iminsi 3 yose ntaramwishyura ariko nanjye ndatwika kamara iminsi 3 mu nzu y'umuntu utaramwishyura ubona bwo no bukene Emire karame bose Nuri simani hari iki cyo kurya mara bose ari umuceri w'uyu musore imboga zo ziraboneka bose bino by'uyu munsi gusa nizere ko guhera uyu munsi tumara kurya nawe utangira amasengesho kuko ngende mu masengesho y'iminsi 3 kandi uyu munsi ngiye kuvutura ubwo nta masengesho y'iminsi 3 nta kibazo bose abyo kumbaza ibyo kurya urabona ukuntu bimeze neza bimeze nabi imana kandi na nyiri inzu nawe ntihatari za mwana agenda ukwakwanye ariko ugire vuba mani ndumva nameze neza sawa ubwo nurangiza urambwira nicariye ahangaha ngiye kota n'akazuba ari imbere sawa mwiriwe uri mu bikiwe tuje kubasura pe yatari mumeze mute trauma natwe tumeze neza abana badusuye tubasuyemo gake pe ibibazo mwana bimereye nabi ibibazo biyese nk'umukire nkawe none umukire ukubona tugenda mwana sinenda kubwiye ko nyine urebye netse akantu ko kwiyondora ahubwo se turavuga menshi ubwiherero buriye ngo mbanze nihereremo gakeya numva mbese nabi katagucyo ugende mu nzu mwana yo muri ya yindi yo haruguru leta yo haruguru Pega ahantu heza we burya garafu rero ntabwo heza nk'ahangaha ahubwo siko niba ari umukire ushaka naho agafurere wawe cyangwa n'iwawe ni iwawe rwose kumwana watetse iki ikarite yose
aha hose ubona bahumuje utetse ibiti. ariko nyumvira wowe uteye uturuka he Aha, wowe uteye uturuka he genda umushyitsi uri umushitsi ndi umushyitsi. mu karitsiye yose twebwe turateka hano kwa bosi iyo wumva umubosi nyine turagafiritiza neza bye ntabwo se uracyari hano ndi umushyitsi kanigende. genda cyagera cyagiye nawe inzara yendaga kumwica pe ubona nzi ko tugiye kurya turi uwa babiri none dore tugiye kuba uwa batatu. Kampamagare garafere mubwire ibyo mboneye aha ngaha ariko ko batambona. Halo garafere. Urizi? Nyine nagiye ahandi. Ariko wa mugabo we wana batetse inyama wana umudugudu wose. Umudugudu wose yatetse inyama pe ngwino turere mba twazirya cyangwa se nakwishyura ariko ndikinze ahantu twikinga ahantu kugira ngo nyine batambona aho banguka kandi aranahari. Banguka sawa banguka. nuko bimeze. Uwo mugabo ndaje nkwereke izo nyama si ubwo bunyama ari kwitekeshwa ngo ari guhumuza karitsiye. Ndaje tuzirye anyishyura yanjye cyangwa musohore. Sawa petit frère urakoze nari iminota 2 ndankugezeho. Sawa boss. Ngiye kujya nyine ndimo nirukanka. wazanye agatebe usanga ukaza tuganira hamwe. Boss ndi kwihuta cyane ahandi hamugiye. Ese ubundi cyangwa kugenzaga ni tuwarete cyangwa cyagenzaga nyine nuko nanyuraga hano ndavuga ati reka mbasuhuze nta kindi pe. nta kibazo. Sawa turi kumwe mwana. Yego boss. Ntukajye uca utavugishije abahari. Ibihe byiza. Ariko ubona aretse tukabanza ukanarya wenda guhisha. Oya kurya bwo uzabirya n'ikindi gihe ndimo ndihuta. Nta kibazo. Nta kibazo mwirirwe. Sawa turi kumwe. Uriya mutipe ntabwo yaramubonye kwa nyirinzura shoga ko afite ibintu byari bimuzanye. Ni kazi nyirinzu yewe nzamuye Emile we karame boss ndumva ameze nabi mwana naji byahe boss Rusye akanya bagiye inzogi zanjye ni gutya zimaze kumera. Fasha kanakumiro none so ngubu inzu yanjye ibikidebera none ngewe n'umuzi ntabwo ari bungire dore mama dera mubuhe uyu munsi ntabwo ari bubure kunyishyura yanjye. Inzugi zanjye ko zitaryanaga gutya wowe urinde uri gukomanga tebera akagaka n'ubutama sobuja rero wa nyana y'ingabo boss yanjye harakagende mumwirireho genda umubwire boss wawe gira ibyo wenda ari gushaka hano vuba kandi genda umubwire nagira ndi magambo. boss yambwiye ngo nimvuge yuko ngo aryamye. Nakubwiye nimvuge yuko yaryamye. umva kubwire yakubwiye ngo ntuvuga ko aryamye. Genda umubwire ngo nyiri ibyondo ahagaze hano kandi no warwaye ndarahiye. Genda umuzane hano. Genda sinogera kubona hano ubundi genda kisogera kubona hano. Genda vuba genda. Dore inzugi zanjye ndi kuzigenza uko mwangozi kandi nazo yambwiye ngo simvuge yuko ngo aryamye. Basohoremo hano se nihora byumva cyane ubwira zano gakukumurizo gahambira. Akarya inyama buri munsi. Wakagabo. boss fresh ya urazifite ndabona amatama yarabyimbye. Boss umeze neza. Narakubeshye. Harya ngo bakwita muhire.
yego boss. ariko wowe warahiye wowe warahiye bamuhire ntabwo ari uko bitwara twavuganye kuri ampereza amafaranga yanjye nimugoroba nkaba nagezeho kare hakiri kare none ndebera we banke ya boss. dore amatako warazanye uri kurira mu nzu warabyimbye ndabona amatuza warazanye we Umva boss tamubwiza ukuri. uramvira mu nzu cyangwa urampereza ibyo by'ukuri ntabwo nshaka bakwita muhire harya ariko wowe warahiye wowe warahiye Neza. warahiye wayiraye Kankwereke mbaba bijyana none ku mugoroba aza kukwishakira. mbo wa mugabo we nawe no kwibanukira ndikumva ngo mwatetse amanyama